boro zirenze ku buryo tugiye tukazirasa amani yaba ari byiza cyane. Reka rero ibi bisambo tubifate tubizikiye kuri kiriya giti kubitire yo tubyihanize ntibizongere no kwiba. Hari harimo ibyuma ubu ngubu abaniga banjye ndabahikiwe mana yanjye ubu ndabahikiwe. Ndabara gatatu ubundi muhebe nk'ihene. 1 2 3 Ni ibintu nyine hano ku muhanda byabayirabo. Ahubwo ngewe ikintu ngomba gukora kuko nabuze hano no ntekera umutwe. Ahubwo mu rugo hariya muri quartier y'iwacu shamani hashobora kuboneka ibiceri. Ahubwo nuko badakunda kuhambona. Uwaza akabaro tujyana twahiga y'ibiceri. Ahubwo mana ko kantu karumvikana. Hungubu dushobora guhita twirasara muri quartier wenda hari n'ikiniga cyaba cyawupaye tugata tugikuraho akantu mani kuko cyadanje ngiye nibyo nari ndimo ndakubwira. Bose nkubu tugiye mu mudugudu twabura ibintu bya boro turasa umwana ntabwo byabura abakira baho ahubwo haguruka tugende twihute mwana. Urabona hari ibiboro biri hariya muri kara gace n'umfishinwa ntabwo ndi kukwibuka ariko iyo boro zirenze ku buryo tugiye tukazirasa amani yaba ari byiza cyane. Ako kantu ubukene mfite ngiwe none wabo ahubwo reka nkwereke no gutinda hano ahubwo reka tugende ibyo twabuze byose ntabwo umuntu yaba urimo satanisha ntabwo ari gusa afuse man buranya kintu wasanga ari hano hafi ntabwo mbizi ahubwo man tugifate turukanga twerekeza baraha bagandiri he mana we ikintu bitwaye ubu ngubu mana we bagandiri he we ubu ngubu igiye he koko mana yanjye we hari harimo ibyuma ubu ngubu abaniga banjye ndabahikiwe mana yanjye ubu ndabahikiye ko nari nabemere ko ndi bubazanire ubu byuma byanjye biri he we ubu byuma byanjye biri ubu nindi ubijyanye mana we ubu sabaniga banjye ndababwira ngo iki we nari nababwira ngo duhurire aha ngaha inzoga zacu barazitwaye reka mbahamagare baze tuhahurire hano yewe mbwirira babaniga banjye muze duhure muri ya nzira za nzoga nari mbazaniye barazinyibye mubanguka duhure muri ya nzira nari nababwiye duhurire mubanguke mwibuke na za marete zanyu ndetse na bya bikoresho byose mubizane. Ni ibiremwa by'Imana yashyizeho biba power. Ariko si babangabo bigena bahamagariye ubu barihe koko ubu koko yewe ntago bamenya gutabara umuntu koko. Ndari nababuze mwabintu ntago muzi gutabara umva nabashatse ndababura umva nageze aha ngaha numva ndakubwe ntereka hasi igikapu nari mbazaniye ngo mani ngo twitemo ubundi ngiye ingarutse igikapu ndakibura ntago mwamenya rutwana twina twaba twatitwaye mwana ubwo bw'Isilamu harimo Isilamu n'akatarakisilamu birashoboka hafi mureke rero mbagira inama ubu ngubu buriya bugabo kari akagabo k'Isilamu na kari gahungu katarakisilamu batema izo katezo hita umwe agiye kunyura aha undi ate hano dutatane twese tubahige kandi turababona yego ahubwo tugire vuba Ewe ubwo barasaba ntore nanjye ndi kubumva abantu tujye kureba ko ari bya bisambo
urabafasha ntagiye muzongera kutwiba igihe mwatwibi muzongera kutwiba ibyacu ibyuma byacu bani nta n'isoni izo nzoga zari zacu none se I want problems always. Mana we babafashe we turabica. umva n'ukuntu n'ababuze cyane teretse hasi ko mwati uhaguruke mwereke urimo satani rwose mutubabare babuja mu njyanye ntabwo ari gusa iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwacu bariyahuye se reka rero ibi bisambo tubifate tubizikiye kuri kiriya giti kubitire rero tubyihanize ntibizongere no kwiba Kuza ari byo koko. reka mbwire Reka tuhagurutse sha. njye ndakubwiye ngo satani ni ibiremwa by'imana yashyizeho ibaha pawa ibaha imbaraga nabafasha n'ibikoni tubazirike sha muri babaji mwamuzi ko tutabafata nta soni zana inkoni tubereke murashaka ko tubabarira niba mushaka ko tubabarira rero mugiye guheba nk'ihene ndabara gatatu ubundi muhebe nk'ihene rimwe kabiri gatatu akurabizi abantu nako tutabakuse reka tubareke bigende muzongera kwiba muzongera kwiba muzongera kwiba muri ihene ngaho n'umugeni mwawe